ngaga nawe mbabarira wumva ibyo bintu. Umubyeyi wa Iranzi The Rapper ararwaye, Sherry Silver yanze kumuvuza, aramubwiye ati basi njyana muri studio ndirimbe, akimuhereza indirimbo ngo arebe ahita aca. None uno mwana ntiyari afite impamvu yo kugenda? Ese koko wowe urebye ubona impamvu Iranzi The Rapper yagarutse ari uko yaraje gusaba imbabazi ko kazikuye ku mutima, cyangwa nuko yabonaga nta yandi mahitamo? Sherry Silver yangije ubuzima bw'uno mwana nk'uko yabivuze. 3, 2, 1. Ni inkuru iri kuvugwa cyane muri music industry ivuga yuko umuhanzi Iranzi The Rapper ndetse na Sherry Silver Foundation itsinda yabarizwagamo byatandukanye. Uyu mwanya rero wumpereze ihangane wumarire mbahereze ukuri kuzuye uvugwa ko ibi bintu abantu bari kuza kubivuga, bari kuvuga ibintu bagatatira cyangwa se bagasiramo ibindi bintu bitari ibyo. Ndaje mbahereze ukuri kuzuye, ihangane unize amatwi yawe kandi ntiwibagirwe subscribe. Nitwa Renzo, ndagukunda, ihangane ukomeze udushyigikire kandi natwe ntabwo tuzawatenguha. Twihuse rero, uyu muraperi Iranzi The Rapper ikintu cya mbere yapfuye na Sherry Silver nta kuntu ari ikindi kibazo gikomeye, ni ikintu Sherry Silver nta kuntu ari ikibazo gikomeye, nta kuntu ari ikibazo gikomeye iki kintu Sherry Silver ndetse na Iranzi The Rapper bari kugihandoringa ntikibashe no kugera hanze. Nanone ntabwo navuga ngo ni ishyamba hagati ya Sherry Silver na Iranzi The Rapper rihari wapi, kuko babanaga nk'umubyeyi, yabafataga neza, ntabwo namugaya kuko yabafata, cyane ko n'umubyeyi w'umubyara mu nda wa Iranzi The Rapper yashimiye uno Sherry Silver, akavuga ko yamufashije agafasha umwana we kwiga ndetse n'abandi bari muri uyu muryango arabafasha. Kwihuse rero ikintu cyatumye batandukana ni kino ngiki. Sherry Silver nk'uko mubizi afasha abahanzi, Iranzi The Rapper yari asanzwe ari umubyinnyi muri Sherry Silver Foundation. Noneho nyuma aza kugira igitekerezo cyo kuba yaba umuhanzi, kandi mu by'ukuri yari asanzwe ari muri game afite n'umuntu umufasha, byari byoroshye cyane, byari urucabana, ntabwo yari ameze nkatwe twese, ariko byari byoroshye. None rero Sherry Silver bitewe ko n'ubundi abikora, yakira indirimbo z'abasana afasha, akareba indirimbo nziza agayungurura kumva ukuntu bimeze, kumva nziza nyine bakayisora. Ngo umwana yashyiriye Sherry Silver indirimbo, arangije ahita agira gutya arayica. Nuko amaze kuyica, uwo mwana urumva yari agize igitekerezo cyo kuba yatangira nawe akaba umuhanzi, akaba umuririmbyi, akava ku ntera k'umubyinnyi akaba yaba umuririmbyi. Yari ikintu cyiza ndetse yari no kubikorana byose. Ashyikirije icyo gitekerezo Sherry Silver bisa naho nyine atacyakiriye neza, ariko umwana birumvikana ko nk'umubyeyi, umubyeyi yakubujije ikintu, uburyo yakikubuzamo kose wumva ko ari mu nyungu zo kuguprotectinga, bitewe n'uko ubundi umwana aba yizera umubyeyi 100%, kandi bitewe n'uko Sherry Silver Foundation bamufata nk'umubyeyi. Nuko uwo mwana ngo yajyanye indirimbo ayigejeje kwa Sherry Silver ngo ayiromete, amwereke ukuntu ibintu bimeze, bayijyane muri studio. Garangije indirimbo ntiyayemera, ngo ikintu yakoze yarayiciye. Indirimbo amaze kuyica, urumva ni ibintu bisanzwe, kuko n'undi musani wese ashobora kuzana indirimbo manager yabona ko atari nziza ntayemere. Umwana byarumvikanaga ko yari ibintu byari gushoboka ko yabonye ko imirongo itameze neza, ari imiririmbire itameze neza, cyangwa se afite verse zitameze neza, bamubwira ati mwana rero banza ibi bintu byigeho ubitegure neza. Nk'ibyo bidahagije, Sherry Silver akimara kubona ko umwana agize step atera, ese kakora iki kintu. Umwana yigaga i Kigali, birumvikana ko ni Sherry Silver wamurihiraga, ese amujyana ajya kwiga i Musanze, toka amukubita mu cyaro. Ibyo birangiye, umwana yaje gukora indirimbo wenyine ku giti cye. Indirimbo iri no kuri YouTube bayita Basare. Akimara kuyikora
ni ibyo bintu byatangiye. Kandi mu by'ukuri umwana yari yatangaje avuga yuko ikintu yapfuye mu bintu byamucarenjinze kwa Sherry Silver ari uko yamuhaga indirimbo, amubwira ati nkora iyi ndirimbo, akamushyira inyandiko n'iki ntayemere, akamuhakanira. Noneho amujyana no kwiga he? I Musanze mu cyaro. Umwana amenyereye kejeri, akigerayo biza kurangira n'ubundi bikunze araririmba. Akimara kuririmba niho hahise hava ikibazo, Sherry Silver ihita itandukana n'uyu muhanzi Iranzi the Rapper. None rero ndi kwibaza ngo wowe muri opinion yawe uri kubona ari indi uri kurenganya undi? Twese rero kugira ngo mwumvishe ukuntu Iranzi the Rapper arimo ararengana, ngiye gutya ndi ku ruhande rwa Iranzi the Rapper nubwo nazi ukuri neza. Uyu mwana yakoze ikiganiro kuri DSTV Rwanda, akigera arababwira ati ngiye gutya sindi kumwe na Sherry Silver, yanankupiye connection sinyibasha kuvugana nabo twari turi kumwe. Birumvikana ko abantu bakoranaga umunsi ku wundi yari nazo nshuti ze. Aramubwira ati yankupiye connection sinyibasha kubonana nabo, nta kintu tukivugana. Urumva ibintu bya forman kuba wari ufite abantu wisanzwe no ku bantu b'ibyamamare bafite ukuntu batabona umwanya wo kujya muri public ngo bagire izindi nshuti, umuntu uguca ku nshuti. Urumva byajemo ikintu cy'ikibazo, anamukupira connection ye n'abandi bana bari kumwe, bana bakuranye bazi ukuntu basangiye ubuzima. Mbega muri make kugira ubyumve neza ni nka bakuru be na bashiki be n'abarumuna be. Sherry Silver akupa connection ye n'abo bana, ababuza kuvugana n'uyu Iranzi the Rapper. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo, ibyo yabivuze mu kiganiro yagiranye na DSTV Rwanda. Mw'icyo kiganiro yavuze ati Sherry Silver bagiye kungendaho, agiye gukora igishoboka cyose anzime. Nyuma y'amasaha abiri bari kubivuga bitandukanye, ngo ni nyuma y'iminota 30, ngo ni nyuma y'iminota ingahe, ni nyuma y'amasaha 3 byabaye. Nakibonye kimaze amasaha abiri, hashize umwanya gihita kivaho, amasaha 3 yari yuzuye. Nyuma y'amasaha 3 iki kiganiro cyasibwe. Uno mwana Iranzi the Rapper ikindi afite umubyeyi we urwaye. Uwo mubyeyi urwaye ngo Sherry Silver ntago yegeze amwitaho, ngabe yamushakira ibintu by'imiti, ntago nyine yegeze amwitaho mu buryo bw'amafaranga n'imivurize yiwe ngo abashe gukira. Ari nacyo cyatumye uno mwana Iranzi the Rapper atandukana nawe, kuko yabonaga ntacyo kimumariye. Twihuse rero ndi kugira ngo umbwire, nyuma yari no kurira, icyo kiganiro agikora afite na emotion byatari yarize. Bigaragara ko rwose ari umwana utamenyereye ubuzima bukomeye, ubuzima bwo kubabara. Mwana byamurenze ararira. Icyo kiganiro kikimara gusohoka cyamaze umwanya muto cyane kuri YouTube kirasibwa. Kikimara gusibwa hashize umwanya twumva ibintu bivugwa ngo uno mwana yasabye imbabazi. Ese impamvu yasabye imbabazi ubona koko yarazikuye ku mutima, cyangwa yarebye abona kuraburiza umuntu umurushize name n'umuceri n'ubundi umuntu amurusha izina? Uko birumvikana ibaze yakoze none nano yakoreye icyo kiganiro basibye, nta kuntu uri kugitangaza amakuru kirenze. Ngage baze najya kubitangaza amakuru birenze bifitanye connection na Sherry Silver, kari umuntu uba ufite izina mu Rwanda. Biragoranye. Urumva uwo mwana nyine bazamufungira amayira, ntibazatuma atera imbere, nanakomeza n'ubundi ntahazagera, kuko nibi bizaba bazamuvuga bipromoting ibi bintu, byamamare bimwe na bimwe bimuvugeho byagahe gato, kandi nabyo nibibona bitari gucuruza bizamuzima, cyangwa se banabitamike bimuzime. Umwana nyine nyuma yaje kwandika ibaruwa ngasaba imbabazi Sherry Silver. Ese mubona ko kuno mwana izo mbabazi yazikuye ku mutima, cyangwa nuko yarebye abona ari umuhatse cyane ko anafite umubyeyi urwaye? Ngiye mbona ko ari nk'igisu yaba yamufatiyeho, sinabyita ko yabonye ko nta yandi mahitamo, kandi
Sherry Silver afite gahunda yo kumuzimya koko nk'uko yabyivugiye mu magambo yiwe, kuko niba yakoze ikiganiro nyuma y'iminota ingahe agahita agisiba, ngaho mbabarira umbwire n'indirimbo afite menya azayisiba. Umwana rero uretse n'ibyo ni umuhanga, afite indirimbo yitwa Abasare, ni indirimbo nziza, ni indirimbo irenze, genda uyumve nawe wumve icyo kintu cyo kuba yavuga ngo habaye ikibazo cyo genda uyumve uyigereranye na n'iriya ndirimbo ya Sherry Silver ngo ubu wansize ko wansigiye nawe negereje uzahaga, urebe umbwire ariyo niyo ya Iranzi the Rapper inziza nihe. Umwana afite indirimbo nziza, sinumva impamvu Sherry Silver yaba yaramufashe akamukura mu bandi akavuga ngo ntabwo ushoboye, agateza imbere abandi agatuma baririmba, noneho uwo mwana ari we yagahereye kuko ari we unanafite impano akamwihorera. Ese ni ukubera iki? Ni uko ashaka gupfukirana impano ye? Ni uko ashaka sinzi ni iki amwungukiraho nyine? ni iki? Niyo nyungu Sherry Silver azagira muri ibi bintu? So rero Sherry Silver impamvu ni uko afite amafaranga, naho ubundi impamvu public nyinshi iri gushyigikira Sherry Silver ni uko afite amafaranga, kandi uriya mwana mu by'ukuri ni umwana ukiri kuzamuka, utazi game ukuntu imeze, udafite connection n'ibyo azagerageza na connection azaramuka kagezeho bazahita bamuzimya, kuko turi gukorera amafaranga. Abo banyamakuru bose bakorera amafaranga. Ngaho nawe mbabarira wumva ibyo bintu. Umubyeyi wa Iranzi the Rapper ararwaye, Sherry Silver yanze kumuvuza, aramubwiye ati basi njyana muri studio ndirimbe, akimuhereza indirimbo ngo arebe ahita aca. None uno mwana ntiyari afite impamvu yo kugenda? Ese koko wowe urebye ubona impamvu Iranzi the Rapper yagarutse ari uko yaraje gusaba imbabazi ko kazikuye ku mutima, cyangwa nuko yabonaga nta yandi mahitamo? Kuvuga ngo umwana yigize ikirara gute? Sherry Silver yangije ubuzima bw'uno mwana nk'uko yabivuze.